Kwanza niacha niwaombe pande zote tuinuke, pande zote tuinuke, tuinuke. Leo ni sikukuu ya ndugu. N'umunsi mukuru wabo ndagira ngo aho rero hariho ikintu cyugayeho, ndagira ngo bahereze umugariro ufatanye muri kwa ufatanye mwembi ufate muri kwa ufatanye mwembi mwavuze ko muzafatanya ufatanye Yaspi nawe koraho mugize mwembi hanyuma muze gukata ko kantu mwembi amashima kofi mingi amashimeshira ufashe ndagira ngo babugurure hanyuma tuze gufatanya tubakira mwageze kuzuba mwagendanye ntiyagusize mwasangiye ntagucura ndagira ngo n'uyu mwanya rero tukwakire hano mu rugo rwacu ko kwambagura mbona bakire umwana wacu ndagira ngo bakire tunapokea wametembea kwa jua wametembea mahali pengi lakini leo tunataka tuwapee karibu kwa nyumba hii karibu kwa kikao hiki wajihisi ndagira kuchukua rero ukimberero mwana kwambura mbona ukimuhereze singire nawe muhereze ice hanyuma rero muratera intambwe muraza kumwera hano imbere ndaza kubabwira igikurikira utera intambwe mwiza tumusanganire araje araberewe ndagira hano mukurukumana atumbeye Mungu ibirori bibera hano ibintu byose bibera hano icyo kunywa n'icyo kurya tuza gufata buri kintu cyose tugisabe. Baba, tunasema ni asante kwa neema yako, asante kwa sherehe hii Baba, naendelea kujidhihirisha. Tunasema ni asante na tunakushukuru Mungu Baba, nakabidhi sherehe hii mkononi mwako Baba. Wewe ni mwaminifu na wewe unayaweza yote Baba, acha uendelee kuwa nasi katika ratiba zote, tuone mkono wako, tuone utukufu wako na utukufu kuudilie katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asante sana. Bigimana rero hari umuryango hari muri cya gitaramo wavuze ngo tuzagutubirira abantu twararitse imiryango yose yaje umuryango Kwarora uri hano umuryango wacu tuvukamo uri hano ndagira ngo rero muri aba bantu bose undebere uburyo barutana n'uburyo bangana utambagire muri aba bantu bose urebe uruta ukunda kuruta abandi bose muri aba bose yaba ari chairman yaba ari umupasiteri yaba ari inde umunsomereza ico kirahure n'umubura muri ruhande ubindukire hano n'umubura gusubirana umenamenye uko bigenza muri aba bantu ndebere nimba hari ukunda kuruta abandi wonakire ndebere hirya no hino arimo arareba angalia yule anayependa zaidi kuliko wengine ndiye ampe kitu ya kukunywa. Asante sana. Anasema hakuna mtu mwingine bila Yaspi. Nataka muongeze ndugu yako. Muongeze, hebu geuka mzuri muongeze. Makofi mengi, makofi mengi. Yaspi nawe hata wewe pia unaweza kaangalia mahali hapa ikiwa kuna mtu yule unayependa zaidi kuliko wengine utampea hiyo kinywaji. Ikiwa hakuna unarudisha kwa meza. Sijui utafanyaje? Ati sina mtu mwingine bila yeye. Bigirima anapandisha sana tena sana. Muongeze. Asante. Makofi mengi kwa Yesu. Acha wasaidie. Ndagira ngo rero mutere intambwe. Piga hatua mfate mgeni wawe. Sinza bazamukira barahani bari hariya. Wa Mungu zamukira hariya. Isikariye. Napanda
ndio wameweza kuwasaidia kuvaa na kuwavaisha na kuwatembeza na kuwaonesha kila kitu chochote. Hebu nataka muinue mikono mtusalimie, hata na sisi tushangilie kwa makofi mengi kwa hao watu kwa ajili yao. Asante sana. Bichare membi pare na marene bichare. Hapa sasa tuna Bigirima na Yaspi. Bigirima, huwezi kacheka kidogo hata pia Yaspi, huwezi kacheka kidogo kweli ukiangalia umri ya watu ambao mmekuja mmekusanyika kwa ajili yenu. Naomba muinue mkono, mwasalimie, mwapongeze, hata sisi makofi. Yaspi, kwanza chao nao wanasema. Karibu sana mketi. Bimwe abaturanyi, abishwa, abakwe, abakobwa, turi kumwe n'ingeri nyinshi zitandukanye. Ndagira ngo uyu muryango usibye umusaza mukuru, abashitsi, abasangwa bakuru, usibye umusaza mukuru, abandi bose tuve hasi tubaye kazi. Abandi bose mu ruhande pande ya kijana wote ambao wamekuja upande ya kijana mnaweza mkainuka, na sisi ambao tunaketi tunaweza tukapiga makofi kwa ajili ya watu hawa. Tunasema ni karibu sana, mmetembea kwa jua, hata mmetupokea kwa kikao hiki. Ni asante sana na mketi na Mungu awabariki. Data rero mzee mwiza uranemerera, hano dufite abashitsi, abatumirwa, inshuti, abavandimwe bo kwa Nsengiyumva baduteranije n'abashitsi bakuru batumye duterana. Hapa tuna jamii ya Nsengiyumva ambaye ni ya msichana, imesababisha tukusanyike mahali hapa. Sisi kawaida huwa tunakusanyika, lakini leo tumefurahia sana kukusanyika na familia hii. Tunaomba ambayo walikuja kwa upande wa msichana wainuke. Mzazi mkuu atakaa, yeye anayeongoza timu hii atakaa, kuna yule atakayemkaribisha, lakini wengine tujaribu kuinuka upande wa msichana. Tuwakaribishe, makofi mengi. Sisi upande wa kijana tunavuza unikaze, ni karibu sana nyinyi wadugu ambayo mmetuletea msichana, tunafurahia sana, tunasema keti na mtulie. Asante sana. Mzee fizi nkuru hano muhanuzi muto izuhanurakire wahanuzi bakuru, ndagira ngo rero muri uyu mwanya duhanurira ijambo mukuru hano, utwakirire hano kwa Nsengiyumva, utwakirire nabo nabashije kwakira, utuvugire ijambo mukuru, ni wewe utoza mukuru w'umuryango. Ikaze. Twicaye dushimiye umuheza w'amagambo, ubikoze neza cyane, turagushimira. Rero tudatinze mu magambo, mu mwanya w'ibyishimo nkunda kubivuga ngo habe nubwo abantu baceceka, ibikorwa byonyine byaha byakwivugira ubwabyo. Ariko rero ngaho nyakubahwa mushitsi mwiza, mwene Nsengiyumva mukuru w'abuga, tureka abana mutatu rero duhurire hano hashashe hameze neza cyane. Muraho se? Turashimira. Muraho neza? Murasize amahoro? Basize amahoro. Mwagenze neza munsi? Bahuye n'izuba ryinshi. Yego yego. Ariko humura, hano kwa mama rwose turacubye iryo zuba. Kagota turacubye. Urakoze cyane. Asante. Ngaho babana banje b'ikambere nibaze, nimubanguke munumvire kwa Nsengiyumva ngo bafite akanyota, bageze kuzuba kandi rwose ibyo bavuze ni ukuri biragaragara. Nimuze mwabahereza beza. Ndabona hari abantu bari izuba. Yego irahari, usibye ko twebwe tugira Ntabwo muheruka imvura. imvura ntabwo iheruka, gusa tubagira imigezi myiza, ubundi tugira n'agatoki turatugana. Ntabwo muheruka guhamagara basenga se niba ngo usaba Imana nakwishyize. Ibyo rwose dufite isezerano ryayo twaraye tubikoze. Mwarabikoze. Rwose pe. Ngaho nta mpamvu cyane zo kukuregereza mu ntoki. Ndabizi ko kwa Nsengiyumva uri abana, ko abana nabo kwa mama nabo
n'abahereza babizi umwami ahora aherezwa uyu ni umuhereza mwiza kujanira kugeza hariya ubundi tube tuganire. urakoze cyane urakoze cyane urakoze. Acha tupige makofi, acha sisi wote tupige makofi. Hebu naweza nikaongeza kidogo niseme kwa Kiswahili yale walikuwa wakizungumza mzee upande wa msichana ama upande wa kijana, upande wa kijana na upande wa msichana walikuwa wakizungumza, akimpea karibu kwa kikao hiki, akimuuliza habari ya huko wametoka safarini kwao, wametembea kivipi, eti wamefika salama, isipokuwa ni jua tu, wamepatana na jua mingi. Ndio sasa kamkaribisha, kampea kitu ya kutuliza hata hiyo jua pia. Hii ni mambo ya mila mara moja atuya, ni mila, ni vitu ya kupeana msichana kwa kijana. Ni vile walikuja safari ya kuoa, safari ya kuoleka, vile walikuja wakatoa mali. So tutaendelea kutafsiri kidogo kidogo. Mzee Eliza rero nagiraga musobanure bano. Murakoze cyane ariko byo shuti yanje Nsengiyumva bagahora n'Imana wagasomye hose. Ongera nyakugira Imana. ndumva urutoka ari rwa rundi Yego ntirurahinduka rwa rundi umuvandimwe umukunzi turaziranye twasangiye kenshi. Ntibizashoboka ko nguhindurira n'agatima rwose. Murakoze. kandi urabizi ko umutoza yavuye kwa Nsengiyumva. Ibyo ntababihakana, birazwi neza, birazwi. Ngaho rero nagiraga ngo yenda n'abana bagendanye na Nsengiyumva mubiteho nabo akazuba ukabakubise cyane. Abana mwagendanye nagiraga ngo dukomeze yenda tuganire. n'amahoro. Urakoze cyane. Twaganira twicaye ngo ntacyo bitwara. n'amahoro. Niba akajwi wumva kakugeraho irangiraho rwose. urakoze. Noneho Nsengiyumva urakagira Imana n'amahoro. uyu ni umwanya mwiza wo gushima Imana kuko dutangire tubivuga turi mu birori byiza, ibirori by'umunezero, ibirori by'abakundana, ibirori by'abahana inka n'abageni. Bangura na Nsengiyumva bahuriye bizaba ibyishimo. Rero dore kuko tubivuze turakomeza turabikora twihuta cyane. Umuryango wa Bangura usoza wejeje ibigega byuzuye, amata yuzuye uruhimbi, ibyansi rwose byuzuye amata, ariko urasonza usonzera umugeni. Muri uko gusonza ushonje ashakisha ahantu yakirira inzara, aja gusanga no mu masezerano ya basogokuru umuryango wa Bangura warasinya isezerano rivuga muri basonza ntukibe utazaterwa amacumu kandi ntukemere gusonza ngo upfe, yaba gusonzera inka yaba gusonzera abageni. Yasigaranye iragi rivuga ngo azirukire kwa Nsengiyumva, azatakire Nsengiyumva Isae, azamufasha icyo azamukeneraho cyose azakibona. Nuko bikiraho kuko umukamisha niwe Bangura rabwentera kimwe. Tubajije umuhungu yararangije amashuri amaze kuminuza, umuhungu wacu aratubwira ati ndumva ashaka no kubaka mwubakiye mwamukoze neza. Uwo ni umuco wo kwa Bangura. Iyo umwana arangije ishuri arubakirwa ahabwa urugo. Nuko tumubajije tutese hari aho waturangira se umugeni wowe wakunze? Arabate rwose hari umugeni nakunze, atubwira n'amazina ye,
ati uwo mugeni rero twahuriye ku mashuri ya twiga bukeye tugiye no mu rusengero twongera guhurira muri korali ati mwazasabira uwo mugeni ati namuvanye mu mirerwa yo kwa Nsengiyumva, imirerwa itagira intego iba yaratojwe ifite umuco mwiza. Abivuze kuko tubizi na ryasezerano turisanganywe ry'umurage wa kera, turavuga tuti n'amavuta n'amata abyaye amata, turashima. None rero tutavuze maremare cyane menshi ngo azanarekwa hazaba amata, tumaze umwana amaze kutubwira utwo baratubura twaje kugusaba umugeni uramutwemerera turagukwera dukosha. Nyuma yabyo imihango yose twayigenje neza kandi twaragushimye, ntabwo wadushimye umugaruro mwirebe. Uri imfura nziza Nsengiyumva Eza, uri imfura mbangura mbona Gawurenti yishimye kandi ahora atakira ikamutabara. Kandi nawe ngira ngo ni n'akavumu kacu murabizi, uzi ko abugira bavuye kwa mbangura bigeraho nanone bavuga ngo inzara izayica n'uwarise. Bigeraho nanone tugusaba uyu munsi wo kuza kutumaririza, wo kutuzanira wa mugeni wacu twasabye uduha isezerano kuko ari bene Mana. Tubanyuza mu rusengero imbere y'Imana, imbere y'abashumba, barabasezeranya, ariko nanone hasigara kuvuga ngo aba bantu bayibona Nsengiyumva reka mpaguruke. Hari bamwe ndahayibona uko hayibona n'akariya kantu gafite abandi bari hariya hirya, sinjya kure cyane, yego ndahayibona wewe wicaye, abandi ko ndabona bari abasaza dore uko bimeze. Aba bose ni wewe baje kwakira, ni wewe baje bafite ijambo n'amatsiko. Rero amatsiko cyane menshi yo kumvira kuvamo nyakubwira Imana. Izi ni inshuti za Mbangura, ni bene Mbangura, n'abishwa ba Mbangura, n'abuzukuru n'abuzukuruza, baje kumva ikiva mu kanwa ka Nsengiyumva, baje kubonaho ibyiza ari gukora, aho yuzuriza amasezerano yamusezeranije. Bafite amatsiko. Ndiko ndabona uyu musaza Bishop ariko arahumeka umwuka ukakubita mu mugongo, ati amatsiko aratwishe. Birakomeye, uzi ko ari nawe ise w'umwana. Bafite amatsiko, ngaho umwanya wawe tuguhaye umwanya, dutegereje uri kuvamo rwose. Urabona twese tuzi ibiganza ku cyiza umusaza aganiriye ati ubona ko tuberewe twambaye ariko ntabwo imitima irambara, ntabwo imitima iratuza. Aturebye hano aho umusore ari bibwira Imana ntabwo ari guseka, yari kitaramusetsa, nta jambo ryo kwa Nsengiyumva turumva. Ndagira ngo rero twihereze n'ikaze Ebeneza Studio nabo turi kumwe nabo kuri uno mwanya, kubadukurikirana namwe tubahaye ikaze kugira ngo tubane nawe. Ndagira ngo rero umubyeyi mwiza Nsengiyumva, abatambyi ba neza n'abatamba bakurikirana hano muri uyu muryango bafite ijambo, umwanya ni wawe. ngira ngo Mbangura uraho, urakagira Imana. mbere ya byose turashimye ku byicaro byiza waduteguriye, kandi ndabona uko twabivuganye nawe ariko wabigenje. Turashimye cyane ku byicaro byiza waduteguriye, ndabona hasa neza, kandi ikindi dushima n'ikaze ryawe waduhaye kugira ngo twisange. Rero reka nze kuvuga ku magambo magufi, nongera kuvuga ku muryango wacu wa Nsengiyumva
bamenyesha inshuti n'abavandimwe kuko umusaza Bangurambona yazaga mu rugo benshi badahari, benshi bari ku mirimo, ariko ndagira ngo kuko yabivuze bakire ku mayanga ibyo yavuze. Umusaza Bangurambona yaradukunze, yakunze umuryango wacu, adutumaho ko azaza azanwe n'urukundo. Tumusubiza yuko amarembo y'iwacu ahora yuguruye nta myugariro. Noneho tumaze kumva yuko ari umuryango wa Bangurambona, turishima cyane. Turamubwira ngo nta myugariro ibaho kubera kuko tuvukana, twahanye abageni, tubana n'inka, ndetse n'umugabo twaje gutabarana ku rugamba tiyampererana kandi naje sinamutererana. Bituma mubwira yuko amarembo akinguye. Araza ageze mu rugo rwacu, yatubwiye ijambo ry'urukundo, tumutega yombi, atubwira ngo ndashonje, ariko kandi nshonje nejeje, nshonje inka zikamwa, ibigega byuzuye, ariko nsonzeye inzara mu nda, nkeneye amaboko. Maze kubivuga tumutega amatwi, turamubwira ngo muri uru rugo Nsengiyumva ntacyo twakwiba, ndetse atubwira ko ari iragi ya ba sogokuru na ba sogokuruza bacu. Atubwira ukuntu sekuru aje gutanga ko ariko yabasigiye irage, ababwira ngo nibasonza tibakazaje mu zinzira, tibakazibe, ahubwo bazirukire. Nasize ciye inzira, nasize shize iteme, nashizeyo shize ikiraro, narishibanye nishibanye no kwa Nsengiyumva. Ibyo yavuze, adusaba umugeni, azana inka yifata rero, turayigururira, turayicanira, ndetse ahitubwira ijambo ryiza, aratubwira ati iyi nka nimwasonza muzayicana rubanza. Ku magambo magufi, ibyo umusaza yavuze byose ni ukuri. Ikintu gusa nagira ngo mubwire ni uko aho imfura zisezeraniye ariho zihurira. Narakubwiye ati mugeni ndagukwemereye, kandi nkubwira ati genda witegure umunsi wumva ushaka wifuza uzawundumeho. Ambwira kuko ari ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri 2023, ati icyo gihe zaba niteguye, zaba nahamagaye inshuti n'abavandimwe, zaba nahamagaye abakwe n'abishwa, zaba nahamagaye imiryango yose kuza kukwakira. Nanjye ndamubwira ati uwo munsi rero nzaza rwose. Rero tugeze ku marembo, twabonye abahungu bawe batwakira, tuje kuri rya sezerano twagusezeranije yuko tuzaza ukugabira. Rero wavuze ati umuhumeka, ntabwo umutima nturika mu gitereko, agira ngo uhumure kandi wizere ibyo umuryango wa Nsengiyumva uvuze zubikora. Baravuga ngo umugabo nusohoza ubutumwa yatumwe. Rero ku magambo magufi ndagira ngo ujijuru soza ubutumwa umuryango wa Nsengiyumva watumwe. Nyakubahwa, ndagira ngo ushyire umutima mu bakagira Imana uvuze neza. Nsengiyumva yantumye. Yego. Ninagera mu rugo rwawe kabona amatara ya cyo ni ikimenyetso. Yego yego, barahazi. Naje nijiye hano mbona amatara ya. Rero arambwira ati ntutinde mu magambo menshi, umushimire kuko yatukunze. Yego. Kandi rero uhita umugabira. Reka nsabe umwana wanjye Yasipi ahaguruke. Yasipi rero namusabye uze
rero ndagira ngo nkubwire ku magambo magufi. Igihe wabonaga umusaza yazaga mu rugo iwacu, twaraganiraga kenshi. Wagiye gutashya, wagiye kureba icyarire, wagiye mu mirimo, umusaza yarazaga niwe yaraje gusaba yaka wabonye nziza nifata rero. Rero uyu munsi umusaza ndagira ngo mukubwire kuko ya magambo yose umusaza yazaga kwari kugira ngo uyu munsi tumushikirize. Yaje gusaba amaboko, uzamubere umugisha, uzagende ube gahuzamiryango. Na ya magambo yose bajya gusenga bakubwiye, ukuntu uzubaha abasaza, ukuntu uzakira, ukuntu uzagura umuryango. Rero muze ndagira ngo wawe uri waje usaba nguhe urakagira Imana. Ngaho yewe, ngaho n'ubigize n'ubigize. Nyakubahwa Isaya, uragahora Imana. izo mpundu niza, izo mpundu ibyo byishimo Turazakira. uzakire neza rwose neza. Dore umwana wanjye nkomeje kumufata mu maboko, ngo afashe umuntu aratemwa ntareko Yego. kugeza mushikirije uwanje. Ngaho umwana wanje bikore. Bigira Imana ariko Imana yose ntabwo ishoboye gusa. Nyakubahwa Isaya, banze baturike. Yego. Ibyikariso baturike. Dore burya bwose wambonaga n'uyu muhungu wanje bazaga gusabira umukobwa wawe yasuka. Nguyu umwitegereze, ni umuhungu ushamaje pe, umuhungu w'urusi, umuhungu utegereze, ukumubona yarize araminuza. Nicyanga bwo bataza twacanga habere gucumba cyo. Arakomeye. Uyu nguyu rero ndamuguhaye ngo watutweke. Uragahora Imana. Ntukase kugorwa n'abanditsi. Uragahora gutanga. Kandi ntukagire ubwoba kuko nicyanga bwoba. Aho uzobona hateye ubwoba uzahamutima ze gutsinda. Nguyu azagukamire, yihuta no kugenda. Dorashaje. Aho utabashaga gusimbira vuba kugere, nguyu uzumwiyamaza mwana wanje. Umuntu avuka abiri, kwa se no kwa se. Ngaho rero uyisubukwe uzamubahe n'undi sumeze kanje. Ngaho si rero bazubeke n'umaraso umugore wawe. Reka nanjye mwere ku muryango wacu kuko twagabaniye umunsi. Yumva wakira umukwe, urabona kuko twakiriye amaboko, twakiriye uzadufasha. Reka tubahe n'ababyeyi bacu ngo batange impundu nyinshi cyane bakira umukwe wacu. Tureke kubarusha, ntituzanabarusha, mukazana wanje tuzamutetesha wiyo. Reka nanone ngira ngo niwe bivuze ngo batavye baneza batamba bakurikirana, ariko jewe ibyishimo ntibingundira kwishaka. Ndakomeza nihagarara kuko nashimye cyane. Ngaho abana banje nibanzanire, abana b'ikambere ni munzanire kuri wa mutobe
naninya Nsengiyumva ubundi tubyita inzoga ariko Nsengiyumva yabaye mu byumba by'amasengesho cyane ako kazi nashaka kukarwanya Nsengiyumva karama urakagira Imana abantu uri mwiza Nsengiyumva twabikuye iwawe urakoze cyane urabizi dore ni ukuri turabavukana ba nyirakivuga kivuga icyatsi kimwe bakirana bavukana ngo bazaberekana n'utwumva uri umugabo mwiza we wumvaye yaso umumpere amashikani uri umugabo mwiza kandi uri imfura itarambije imfura iticyoseze habe na muntu nawe yaso nawe umuduhe mfite abasore ngabariya umuduhe areba ruguru uragahora uguruye Mana yanjye bega none rero akavuze inkanda kararama ngaho turashimye kiraho mama turashimye dukuye ubwatsi turatanze turasetse uragarushimye ahandi gusa tubifurije amahoro y'Imana barakaramba Amachime chacha tupige makofi mazuri kwa wandugu wazee wanatoka kuongea vizuri wakipeana msichana wa kijana kwa familia hii. Acha niwaombe kuje abasabe mteri namwe muze hamwe mwese gana imbere muze ndagira ngo rero no kwambangura mbereke umugeni hano bamwita n'umutoni watoteshejwe n'ababyeyi Imana usumba bose ati nikibasumba wamureba umurebye n'isura yiwe afite ifote no mu isura yiwe ndagira ngo dukoma amashi y'umukobwa mwiza tumaze kugabana hano iwacu ndagira ngo nereke hano rero kwa Nsengiyumva umusore ni umusore w'ijabo wavukanye ni umusaje wavukanye sagesse n'umuhungu ugenda agakandagira abandi bananiwe akavuga ibintu n'ijambo uyu niwe musore mwagabanye kuri uno munsi ndagira ngo amashyi impande zombi yumvikane hanyuma tugana hano ayo ni amashiga ya kijambere n'iterambere aho rigeze kuri uyu munsi wa none urabona ko bacana umuriro bakaba bari guteka rero ndagira ngo rero nimuteke umuriro wafashwe nimukuremo utwo tuntu mwembi hanyuma muri bamufatanye mwavuze ko muzafatanya ndagira ngo mufatanye muze kudutekera muze kureba impande zose mumanura gahoro gahoro mwongere hanyuma rero nimureke babafashe muganira imbere kugira ngo nuzaza kwicara n'umugore cyangwa mugendana uko kuboko muzakuzirikana tukazuja muri kuriya uzoza uguma muri uko nguko ngiye kukubwira rero ibintu nka bitatu hanyuma numara ibindi byinshi barabikubwiye n'ibindi byinshi abatoza b'umuco barabikubwiye rero ikintu kimwe umugore yanga ikintu kimwe yanga kuvuga undi mugore mugenzi we ari aho ngaho aza kubona iteka ryose uzoza umuvuga ninde wambaye neza ni umugore wawe ninde uzuririmba neza ni umugore wawe ninde uzuseka neza ni umugore wawe ninde uzugenda neza ni umugore wawe tukavuga undi mugore murata undi mugore hariho umugore wawe nubikora izo ngizo yasifa azakomeza abe imfurakazi mu rugo azakomeza abe umugore mwiza ikindi cya gatatu cya kabiri yanga kubona hari indi huzu yasohotse umwenda mwiza iwatawambara ntazavuga ariko arakomeye umwenda nuzaza gusohoka ku isoko uzoba uri kuri Google uzureba uwuzanire yasa habe niyo uzoza uzana rya 10 bavuze azaza ko akaribu kubera kuko ari ikintu wasanye reka nkubwire rero ikintu abagore bakunda ikintu umugore akunda mu rugo rwiwe nukuba mu mugore uzoza umubitse ifaranga zaba ke zaba nyinshi uzugerageza umubitse nawe yumve kuko abitse akantu
azagukunda azakubaha mu rugo ntazagira n'umutima wo kuza gusaka mu myenda orandi faraga wamwima icyo uzoza uzana cyose uzuka imwere nasibi rero ndagira ngo ubwire icyo abagabo bakunda kandi kiza gituma umugabo abyibuha mu rugo akaba umugabo mwiza akagira umutima mwiza umugabo akunda ikintu kimwe n'icyubahiro icyubahiro cyose cy'umuryango icyubahiro cyose cy'urugo kizahere ku mugabo kuko umugabo ni umutwe icya kabiri umugabo akunda umutima ushushe ibiryo bishushe ntukamugaburire ibiryo bikonje uzamurinde ibiryo bikonje azaza arya kare uzi ko yari atuzwe na capati zo ku muhanda nuzoza wumva zikumbuye uzuziteka umugabo azaba umugabo mu rugo azabyibuha ishati zuzura azaba nk'abandi bose ndagira ngo rero dukoma amashyi kuri iyo mpanuro naje ntabashe gutanga ku bana bacu ndagira ngo rero ukomeze ndagira ngo mufate mwembi muhindukire murebane mwembi mufasheho muhindukire murebane ndagira ngo rero uhereze yasi ikaze yasi niwe watetse wumvishe ko bimeze maze muzumve umumbere arye yumve ko bihiye hanyuma tuze kubisangiza abandi ubwacu twumvishe ko byahiye ndagira ngo rero yasi akwakire niwe mugore ndagira ngo akwakire bigirima wemere akwakire muri uno mwanya amashyi menshi ku bantu bari hano mu buryo yasi bari kubikora kwiza ndagira ngo nawe bigirima ntongere nawe umwakire hanyuma rero ndagira ngo bafashe pare ubafatiye uzane hano hanyuma rero hano usomera ndagira ngo mfate ibyo birahure mu ntoki hanyuma nimumpereze pare na marene ibyabo marene tambuka imbere pare nawe natambuka imbere yabusingiriza ibyo birahure ndagira ngo mwese ko muri bane muzamure ibirahure mufatireho ku kanwa mwese keneye iyo foto muzamure iyo foto mwese mureba hano iyo foto mutindeho yinjiremo neza yinjire ndagira ngo mwubake akazu rero muri bwa bumwe bwanyu ndagira ngo muhurize ibirahure hagati mwubake akazu k'ubumwe akazu k'ubushuti ati ubu bumwe twubatse bwacu safari we nguye amagujya wifotoze neza yego utyo kugira ngo mugaragare murebe amafoto museka safari no guseka bidasetse yasha seka oya yemewe wakuyeho vuba bataraduvangura barakoze cyane ndagira ngo muhindukire mu gitereka aha hanyuma barabibagereza ruguru uwo mukobwa arabafashe abibagereze hariya baragabura ahereye hariya pare akuje imbere uhere hariya pare aje imbere pare aje imbere uje rwa ruhande pare aje imbere pare aje imbere uhera aho umusaza pare aje imbere navuze pare aje imbere yego bityo
ndagira ngo abakobwa baze hano bamfashirize bano basore muze mutere intambwe muze mumfashirize bano bagarara aha ndagira ngo rero umuzeyi mwiza nimunemereye nari mbonye hano kwa Nsengiyumva bandikira ijisho ambwira ati niba wanemerera kasabira kwa mbona cyangwa ati mfite ijambo shaka kugira ngo mvuge sinzi niba wumva umwanya kugira ngo tumwereze umwanya rwose ubuze n'ibiteye Nsengiyumva rero nikaze muri uyu muryango wabyumvise ndabona ari umutoza mwiza rero ngira ngo barabona twongere tuvuge ngo bravo mwakagima ya mfite ubutumwa bantu umugabo n'usohoza ibyo yatumye umuryango wa Nsengiyumva ariwe mubyeyi wacu mukuru yambwiye ati barabona namara kukwakira ukamushyikiriza ubutumwa nanone umubwireho n'irindi jambo yambaye ubutumwa bwe yambwiye ati ushyitse ubutumwa yasipi umutware neza umugeze umuryango wo kwa barabona ati namara kumwakira nanone ubutumwa bwa kabiri urabizi neza yuko umuryango wacu iwacu ntabwo ushobora kuzana umwana wacu amaboko masa yantumye yasipi twamuzanye n'ibirongora twamuzanye uciye mu ijambo birakwegeye twamuzanye n'ibirongora twamuzanye n'imyenda yo gusengana twamuzanye n'imyenda yo gukora ndetse twamuzanye imbuto z'uburyo bwose ibinyampeke byose ndetse twazanye ibihiye twazanye n'imbuto zo gutera igihe atareze hari imbuto zo kurya nazo twazizanye twazanye n'amashyiga y'ijambo ibyo byose ni iby'umuryango wa Nsengiyumva yampaye mbashikiriza twazanye ibiryo twazanye imyambaro twazanye amashyiga y'ijambere ni byinshi kuko abana bawe baduteze mu gikari babibona ndabizi neza yuko ibyo bintu abana bawe batoje batwakiriye bavugisha ukuntu ariko ndababwira ati ndaza kwibwira umusaza mukuru kuko ari ubutumwa umusaza mukuru yampaye arambwira ati rero irindi jambo nja umubwira ati umugeni waje usa umuha uburenganzira umuha uburenganzira twebwe titwatwikuru umuhango wa kinyarwanda uravuga kuko utwikuru ari ba nyirasenge umwana wazana utwikuru ariko umuheza ijambo umubwira ati tumuhaye uburenganzira umwana azaje gukora imirimo bamusabiye ahasigaye urakagira imana n'abantu urakaramba nshuti yanjye uze neza cyane kandi bigoroye ariko reka maze mbwita amagambo gatoya mu by'ukuri umugeni wanzaniye namwakiriye kandi namushimye pe ukubona ko numva umutima uzi useka kurusha akawe kandi umutima ubika byinshi bitubasha guca no gukanda akanwa kaza kanga rimwe na rimwe kugira ngo ngutere ibyishimo nakwishimiye ibyishimo nishimiye uyu mwana wanje uvuze ibyiza wazanye
uko wabitondaguye byose aricyo nshaka kuvuga kwambangura. Iyo tubonye Nsengiyumva umuryango wa Mbangura uzushira inyuma tudushiraniza n'ubukene buzabushira. Witegereje ibikoti uko nabizanye isuku ryasaka ryakomeje kwera kugenda bisa neza cyane. Wabibonye uragenda byose yego nabivuga biragenda bareka niho gahunda niko bimeze. Rero turashimye tutiriwe tubisubiramo ibi kuko bivuze twabibona abana babibiye hari nijoro ababyakiriye babivuguza ibi byose nabizi kuko byaje kandi na Bibiliya zivuga azajya azavuga ngo waduhaye Yesu waduhaye umwana we ngo yabura ate kumuduhana n'ibindi byose wewe wampaye Yesu waba utese kumumana n'ibindi byose. Turashimye turatanze gusetsa kandi arevye mu bize batoya umugabo banyuze mu ntere nyiri muri baturamenye ntunkandagire intere nababwira amaguru muramenye birenge niyo habibwiye mama we niwe yabwiye ngo gusohoka ukora imirimo uzanira utuzi nteke n'akayi baravuze ngo wahirwe cyane n'ishinga. Ibyo nabyo urabyumvise bire ibyo nabyo birakozwe urabikoze kuko niwe mukuru icugozi tutegetse turacuba ahasigaye reka kandi kantu yavuga ayo magambo yose agengwa n'inzoga yo kubishitsa. narindirize muri kubaza agengwa n'inzoga yo kubishitsa. yego reka sabe abantu bagendanye ayo magambo yose agira ngo iyi nzoga uyigerekere hano. Rero muzehe Mbangura ibyo twavuze byose iyi ni inzoga yo gushitsa ibyambikwa byose uko twabivuze ahasigaye uragabana Imana n'abantu. murakoze cyane ndumva hari akantu gatoya ariko Nsengiyumva Isaie ashatse ko kwibagirwa ntasuka isuka n'isano ntabyo wazanye ngaho uzambereho n'isuka n'isano n'ijana n'urukundo nuko utarebye neza burya abana bawe bacishije ibintu byose hari niyo batambukije mbere waje gutyo useruka usanga bitambutse yari yinjiye tayari. Murakoze cyane imana mwibagirwa ntuzamwibagirwa. barakoze cyane abaganiriye hejuru y'umuco. Sasa tunafika muda mzuri wa kupeana gift. Naomba wenye wako na gift wakaribie hapa. Tugira ngo rero dutange impano dushimira abantu bakeya babashije gukora byinshi. Ndagira ngo rero sabe mama wa Yaspi na papa atambukanye imbere baze hano hanyuma muhaguruke wanyu imfura yanyu iragira ngo ibashimire mu mwanya muze hano. Papa hagarara aha, mama hagarara aha yegere mukazi koga. Umuhungu wanyu ari wo mukwe wanyu aragira ngo abashimire. Mwaba barabyaye mumuzarira umugeni mumuzarira umugore murarera muracutsa. Uyu munsi wa none ibyishimo afite cyane cyane yarabikesha mwebwe. Umunezero afite uko mumubona ameze ni ukubera mwebwe ataja kuba mwebwe ahari yari guhagarara hano bimeze gutya. Ariko ndagira ngo uyu munsi wa none abashimire. Hari impano rero munzanira izo mpano zombi aho bijya sinzi niba munyumva hanyuma nimuyikoreho mwese. Ndagira ngo muyikoreho mwese nimuyitambike mwese na papa mwese mukoreho mukoreho mureba hano mu mafoto mzee murebe mu mafoto muhindukire mwifotoze neza. Iyo foto muzayikumbura muzayikenera. Ndagira ngo muyirekere papa ni ya papa iyo ni yiwe bamugeneye mzee bamugeneye impano bavuze mu mzee mwiza warakoze wagize neza. Hanyuma rero arashaka no gushimira nyirabukwe Bigirimana arashaka gushimira mama ati mzee mwiza niyo mwareze mwembi mwarafatikanyije mu bufatanye. Ndagira ngo yigeze mu biganza za Bigirimana. Hanyuma nanone mwongere kurambura ibiganza mwese mwongere nanone muyikoreho
papa nawe yongere ayikoreho mureba amafoto munezerewe mwishimye museka mumwenyura nagira ngo muyirekere mama nawe hanyuma nimara mwifotoze mufite izo mpano muzerekeza hano papa afata impano neza aho wacurike amanu kurya gutyo nagira ngo rero murebe amafoto mumwenyura museka mwishimira uyu munsi fotografi urangiza twereke ko byarangiye nagira ngo rero musubire mu zicaro mwebwe mu bafelicite hanyuma reka sabe papa w'umukobwa sebukwe w'umukobwa nawe nahaguruke mubyeyi aragira ngo bashimire mwarakoze kwibaruka mwarakoze kurera mwarakoze gukuza mwarakoze gutumira abantu uyu munsi wa none ati rero mukazana bafitiye impano ashaka kugira ngo bashimire ndagira ngo muyigereze mu biganza bya Yaspi iyo mpano tugeze arashaka gushimira data bukwezi bukwe sinzi okay sawa ndagira muri mu mafoto mzee mwarakoze cyane ndagira muyimurekere wenyine yifate hanyuma rero ati nanone ndashaka no gushimira na mama mabukwe ndagira gushimira igereze mu biganza bya Yaspi ndagira nanone muri bwa bufatanye mwembi mwikoreho mwese murebe ari amafoto ndagira muyimurekere reka sabe rero bamanya na bombi kasabe papa na mama Yaspi muzane izo mpano zanyu muze hano tambuke vuba tugire kwezanye murakoze cyane nibanzanire impano yo shangazi w'umwana shangazi wa Yaspi shangazi we bamufitiye impano yegere umukobwa we ati shangazi ndagushimira kuri byinshi byiza wakoreye ku bufatanye bwawe nabonye ukuboko kwawe gukomeye ndagira ngushimire gifti bagira ngo bamuhe ndagira abana batambukaho bari babana wako na gift wanataka kupeana nao karibu baba peana gift murebe mafoto bariya abana baraberewe ngo bakomera amashi baraberewe bari smart cyane rwose Yaspi atifite impano iri ku mutima iruta izindi n'impano yageneye umutware we ndagira ngo muyigirize hafi ati muri izi mpano zose n'izindi zose noba ngitanga ariko mfite impano nkuru iruta izindi niyo ngira ngo shimire umutware wawe tware mwiza nakubonye narasenze nakubonye narataramye rya jambo wambwiye ryari isezerano ry'uko nzakubona kandi nako bari barambe uzaba umuhungu usa nawe rwose mubonye nagushidikaniyeho nasanze ari wewe ndagira ngo ngushimire urukundo nararuguhaye ariko icyo ni ikimenyetso cyo ku mutima yuko nagukunze ndagira ngo ihema rero nabafashe umusore nawe ati mugore mwiza ntabwo waba impano naje muri cyo nakwitura ndagira ngo muzanire iyo mpano yateguriye ati ndagira ngo ngushimire mugore mwiza iby'ukuri naragutekereje nakubonaga mu nzozi nijoro nagira ngo nabona ifoto nkabona bizatinda kugira ngo kugereho ariko uyu munsi wa none kuba nabibonye ati ngiyi impano yinemerere muyikorere amashi menshi sabe abantu bake bashobora kuba bafite izindi mpano bashaka kuzitanga ndagira ngo sabe umuryango wo kwa Lewi utambuke hano imbere umuryango wa Lewi abalewi aho muri ndagira ngo mutambuke
abakobwa b'abarundi bashatse gutanga impano ku musaza wabo ubukwe bwiza bafite impano bamugeneye abakobwa b'abarundi tumutambukane imbere ndagira ngo bano abakobwa tubakomera amashyi batambuka aba ni abakobwa b'abarundi ndagira fotogarafe ba hafi bose be hafi fotora abakobwa b'abarundi b'i Burundi n'abahinga b'ibuhiga ati twose twakeneye gushyigikira mushiki wa musaza wacu duhereza muramukazi wacu ikaze mu rugo rwacu b'abarundi b'abakobwa b'abarundi bagwaye ikaze ndagira muzamure iyo mpano yanyu muyimuhimeze amashyi menshi muzerekana mwakoze cyane muri abantu beza mama Omega natambukana papa Omega tambukiano ati umukwe yabahaye impano ariko nawe ku mutima we afite ishimwe ry'ababyeyi bamwibarutse agira ngo abashimire ndagira ngo abahereze impano abashikiriza iyo mpano ati ndashaka gushimira mama na papa nakoze byinshi ndagira ngo murambure amaboko muyikore mwese gushimira papa warakoze wagize neza nawe ndagira ngo ushimire kuri byinshi kandi mwabonye no munsi ni umunsi tukikibuka Saint Valentin hariho byinshi byiza bateguye biranasa unabirebye bajanishije n'umunsi twari turimo ejo hashize ati rwose ndagushimira mubyeyi mwiza asante sana ndagira ngo mama mutwaze no mpano hanyuma ugumaho aha rero hariho ndagira ngo mama wicara aha ndagira ngo munigirize iryo kamba ry'ababyeyi umukobwa agira ngo amwambike ati mama sinabona icyo kunganya sinabona icyo kugereranya wakoreye byinshi byiza ariko ndagira ngo ushimire uri inshuti yanje uri inshuti ye magara ati ndagira ngo mpambike ikamba ry'ababyeyi ndagira ngo mpambike urugore urabera umuryango uranabereye wagize neza cyane ati rero ahangaha mfite n'irindi kamba nanone ngira ngo kenyeze guhereze nk'umubyeyi wabanye naje wabyaye uranibaruka uranguza ati ndagira ngo unemerere kwambike iri kamba uri mama nta wundi mama nabona nanganya nawe handitse reka mbisome neza handitse ngo uri mama mwiza wakoze kumbyara ukankuza ukandera ukaba unshingiye bigira imana aya ni amagambo banditse rero hano ndagira ngo rero aje ijuru ndagira ngo rwose umukobwa na nyina n'izishimo murakoze cyane Yaspi rekera utyo nemerera rekera utyo wakoze cyane rekera utyo haguruka ijuru ndagira ngo uhaguruke na mama haguruke abaje hagati mama baje hagati mwembi abaje hagati twifotoza iyo foto mama naje hagati munambitse ndagira ngo baje hagati Yaspi naje ku ruhande sawa ndagira ngo ufotore iyo foto Magazi w'umwana nawe ati naje mfite impano nshaka guhereza umwana buri umwe wobivuga asante nataka nishukuru Mungu shukrani yangu ni kwa kufika hapa nchi haikuwa rahisi
Ilikuwa ngumu kufika hapa na gari, lakini Mungu namsifu kwa ajili hapa amefanya vizuri nakuja. Nashukuru mtoto wetu Aspi, mrembo mzuri, alikuwa msichana mzuri kwangu tena sana sana, lakini mama yeye ni mtu anafurahia sana, anashukuru Mungu kwa amewapea wazazi hao. Na ndio maana nashukuru kwa watu wote wamefika hapa, wamekuja kutusaidia ili tuweze kusherehekea sherehe hii. Ukweli ingekuwa vizuri tukiwa sisi wenyewe, lakini asante sana mmekuja kutusaidia. Mungu awabariki. Acha niwape zawadi na kuwe na boma mzuri, na Mungu ndiyo hiyo mara ya kwanza kwa mkao yao. Asante sana. Ifoto zifoto murakoze cyane, asante sana. Ifoto zifoto shangazi umusekere ishima. Asante sana. Sinzi niba ari umuntu woba twandikanye ijambo ufite impano, yego ndagira ngo mubyeyi mtambuke umuryango mubafasha. Umuryango mwiza wa pasiteri, inshuti z'umuryango, ufite ijambo rimwe. Yesu Imana icyubahiro. Haleluya. Dufite impano twazanye y'ibyishimo n'umunezero, kubona mushiki wacu yarareze umwana akageza kuri umwanya wo kumushingira. Impano yacu turayihereza mama w'umwana, ntahaguruke na papa kuko bombi bafatanyije umwana, tubaheze impano yacu. Asante sana. Baragira ngo papa na mama batambuke hano, muze mwinjiremo hano. Mureba mu mafoto, asante sana. Acha niombe wamama wa Agape, wamama wa Agape wachache na Agape wapite mbele. Mama wa Agape, neno moja. Ni umunsi mukuru w'abana bacu, turabashimira cyane kuko bihanganye bagategereza umunsi mwiza bakaba bawugezeho, bakatwereka ibirori. Ari umwana ugomba iwacu, ari umusore iwacu, bose nabo ku rusengero. Turashima Imana ko bataciye inyuma, bihanganye bagategereza umunsi bakaba batweretse ibirori. Imana ishimwe. Kandi turashimira mama wabo, mama Omega, ni inshuti yacu kandi yaragiye ariko aragaruka azirikana ko bimubwiye. Nawe turamushimiye kurera abana ko yabareze neza, akaba yaraze kutwereka ibirori muri iri torero ryacu. Abamama b'Agape twese twamuvugiye impano kuko ariyo wareze Yasipi. Impano dufite niwe tugiye kwihagura. Muhagaze mu itambuko kugira ngo ifoto igaragare, murabure bakora amashoka. Hanyuma diyakoni yigira hafi, mama aragumaho. Fotografi diakoni Yosef tambuke hano. Abadiyakoni nibatambuke, mwene bagiye na mikoro abantu basakuza cyane. Yes. Turashima Imana kubw'uyu munsi, ibirori Imana yaturemeye muri Agape kugira ngo tuzishimiremo. Dushimira Imana kuba twahagaze duhagarariwe na diyakoni mama Omega, nk'abadiyakoni dukorana umurimo w'Imana
rwose ni ibyishimo bikomeye turishimye mu mitima yacu kubera ko tugejeje kuri uyu munsi w'abana kugira ngo bakore ibirori mu itorero tukagarana na mwene data kugira ngo turuheze impano. Yesu ashimwe cyane. Kuri uko nta kindi twavuga cyangwa se nta kindi twarenzaho, reka tumufungire iyo mpano cyangwa tumugeze iyo mpano y'abadiyakoni bagize itorero Agape. Imana ikomeze ihabwe icyubahiro. Muzanira izo mbuto ati uyu muryango uragira ngo utange zino mbuto bagiye bageze mu biganza hano nagira ngo bageze mu biganza izo mbuto ati urugo rwanyu ruzahorana amata, urugo rwanyu ruzatahwa, abashyitsi bazaza mwerekere hano murebe hano. Ndagira ngo muhindukire gutya kubona mushaka n'umukoreho ariko ifoto ijemo. Iyi foto turayikeneye niyo mutugira gutyo ariko ifoto ikajamo. Ndagira ngo pare yigire hafi n'amarene bazabafasha ako kantu kararemereye nibarangiza gatereka inyuma. Murakoze cyane. Ndagira ngo musubire muzicaro ababyeyi beza. Twasengeye buri kintu cyose kiri bubere hano, hanyuma ndagira ngo dutambagire muri jaride mugende murebe ikintu cyose gishobora kuba gihiye muri iyi busitani. Hariho imbuto ziribwa, hariho n'izindi zimwe zitaribwa. Tunda yeze iryeze muri sorome murirye, mufite uburenganzira muri iyi ngozi, muri jaride yacu. Ndagira ngo mugane hano imbere. Imana fata isahani yawe ndeberere akantu keza karimo nawe, fata iyo foke ukajombemo mbere ya sipi niyumva ko biryoshye tubwire ko biraryoshye, niba bitaryoshye abandi bareka tubwire ko biryoshye bimeze neza, uduhe kaze yawe manzu ukamirega tubwire ati karika ati ni sawa kameze neza, ati reka naje kusagire mugabo muhindukire nawe yasipi nawe urebe kakandi keza akwiriye umugabo nawe ukamwumvire. Ndagira ngo muhindukire ati mugabo nemerera nawe mugaburire. Murakoze cyane. Ndagira ngo bon appétit mwike hasi murye n'abandi bose rero ni ikaze. Nyaboneka atagira uwo mwibagirwa, atagira usigara, barebe bose kuko hano iwacu turagabura tugakwiza kandi hariho ibikwiriye. Ndagira ngo dutange amagambo ku bantu bakeya, batatu bane, amagambo make. Nimba namwe mwarangije murongera muturuke hano uze hano ko bataguma kuhagurutsa kenshi. Ndagira ngo tubane hano hasigare pare n'amarene aho abandi muze.
kugira ngo abantu baduhekeye mtambuke hano, wale ambao wamekuja kwa niaba ya bibi harusi watapita hapa, mpige picha, alafu ndio mketi, kutabaki wale watakayo ongea. Wengine wote nje hapa mbele, tafadhali mpige picha. Kwanza ni foto ya msichana, alafu kisha kutabaki baba na mama. Wengine watarudi kwa viti, nitakuwa nikuwaelekeza vile mtakuja. Ukimaliza utaniambia tafadhali. Asante. Wengine wanaweza wakaketi, alafu tusikie baba na mama wakibaki. Kugizo zanyu nilichokuvuga hano mashini. Wengine tutulie tafadhali, tutende gahoro. Passamos da mesa. Reka turebane gatoya, tuganire gatoya. Mbanje gushimira Imana yo mu ijuru, rwose ndayishimye. Ibintu yakoze ntabwo birondoreka, nta nubwo binavugika, ariko mu magambo make yanjye ndashimira Imana. Icya kabiri, ndashimira umuryango wacu, umuryango mvukamo, umuryango nashatsemo. Iyo ni imiryango ushimira cyane kandi ndanayisengera. Nkanabivuga gutyo batandukanye, nkavuga ngo aho navutse n'aho nashatse nkabyereka Imana nkabukira ijambo. Ndashimira umutware wanjye by'umwihariko, kubera ko hariho umunsi natwe twigeze kuba turi imbere y'abantu nk'uko twakoze ubukwe, none ubu turi benshi, Imana tugize benshi mu mashami. Ndamushimira ko twabanye neza imyaka yacu yose yo kubaho. Ndamushimira, nzavuga ibindi ubutaha, ariko ndamushimiye. Nshimiye abayobozi b'itorero ryacu hano, kandi nshimiye abantu dufatanya umurimo wa hano. Mwagiye mubibona ibyiciro bitandukanye, abantu dufatanya umurimo wa hano mu itorero rya Gapi. Revera wacu namushimiye, kandi twasezeranyeho yagize urugendo, ntabwo ari hano, ariko namushimiye. Hanyuma ikindi navuga nonaha, ndashimira abanyacyumba, abanyamasengesho batwitabye, twarabaranditse kandi tubana kenshi, ababonye turabashimiye, murabo gushima. Hanyuma nagira ngo nshimire abantu babanye natwe, badufashije, baduteye inkunga. Ndanashimira cyane igurupe tumaze iminsi dukorana inama kugira ngo yoroganize ibingibi muri kubona hano. Ndabashimiye, ariko bo ikindi nongeraho, hari ahantu tuzajya pastor, hari ahantu tuzajya. Iyi gurupe iyobowe na Pasiteri Munyamahoro Jacques n'abandi bose murabyiyumvamo, visi perezida ni Gisisi chairman. Iyo gurupe hari ahantu tuzajyana, twicara ahantu hamwe, nzabashimira turi. Ndashimira uriya mubyeyi mwabonye haguruka gato. Uyu muntu ndamushimira, ni intwari. Najaribu kutafsiri kidogo. Wengine wiyicarire utware. Nashukuru kwa niaba ya mama, hata na wengine wote ambao wamekuja. Amagambo menshi, ariko buriya ndamushimye. Lakini ameshukuru. Yakoze ibitangaza. Amefanya vitu mingi sana. Anamshukuru. Hanyuma ni ibintu byinshi nakabaye kuvuga, ndashimira. Naweza nikasema, lakini nashukuru. Inshuti zanjye, marafiki zangu, Kenya, wadogo wa Kenya, wasimame mahali wako, wasimame mahali mpo. Aba bantu twarabanye tubana neza. Hawa watu tumeishi nao tukaishi vizuri. Mu gitondo baje mu rugo, asubuhi wamekuja nyumbani. Twebwe tutuye Maradaima baje. Maradaima walikuja. Hanyuma tugarukana nabo hano. Na tukakuja nao hapa. Mungu awabariki, awapenda. Ntabwo wenda najya mpagurutsa buri
abantu bose ariko Siwezi nikasema bila kikundi, lakini nashukuru shimye abantu bose watu wote bari aha ngaha wako hapa, ari ku ruhande rw'umugeni, ari ku ruhande kiwa rw'umusore, mahali pa msichana ama pa kijana. mwese mu muryango wacu Ninyi wote familia walisema ni waalike ndabatumira muraza na mmekuja. nije bagiye batuma ngongeye Mimi yeye ndio wamesema aende nafasi hiyo, kuri ndabashimiye ko na nawashukuru vile mmekuja. dufite umuvandimwe wacu, Tuko na ndugu yetu na muzehe muhaguruke, hata pia mzee asimame. abana banje bamwita anko, Watoto zake wanasema ni anko, nanjye nkamwita ngo ni anko, na yeye na pia anasema anko, hanyuma rero ariko n'undi umugabo wacu lakini yeye ni shemeki yake. ni shemeji. Hanyuma mzee, Imana imuhe Mzee, Mungu awabariki sana, mwakoze neza, asante sana. Imana imuhe umugisha buri muntu Mungu wese awabariki kila mtu alifika hapa. Kashimira abana bacu Sasa tushukuru kwa niaba ya watoto, n'abana beza, kwa watoto wazuri. bashimiye umukwe wacu. Nashukuru kwa mkwe wetu. Uyu mukwe mumureba ni mwiza, Huyu kijana munaye mtazama ni mzuri, kandi buriya baravuga ngo ibintu biri mu mutima bisesekara inyuma, na yale yako kwa roho yao yanaonekana kwa macho, ntabwo ntagize. hakuna vile hajafanya. Imana imuhe umugisha, Mungu ambariki. reka shimire Yasipi cyane, Acha nishukuru kwa niaba ya Yasipi, umwana wacu w'imfura last born wetu, yavukanye n'undi alizaliwa na mwingine yitwa Alpha. anaitwa Alpha. Alpha ntiyabonetse aha, Alpha bado hajapatikana hapa, yagiye muri Canada kwiga, ameenda Canada, ntabwo yabashije kuboneka hano, hajapata nafasi ya kukuja, ariko ndamushimira Yasipi. lakini tunashukuru kwa Reka Yasipi. bari bavugaho gatoya, Acha aseme kidogo umureba uyunguyu vile mnavyomtazama. atuntu tw'ibikabyo nakwirwa nshyiramo, Siwezi sema mambo mingi, niwe muntu ubyuka kare sindamubona, yeye ndiye mtu anaamka nyumbani mapema. Sijawahi ona Nani mtu nani anaamka abyuka mapema. kare? Hata yeye pia anaamka mapema, ariko abyuka kare akanta. lakini yeye huwa anaamka mapema sana. Akiri umwana muto Akiwa mtoto mdogo, twigeze kuba dutuye ahantu hari abantu benshi, waliishi mahali kuna watu wengi, noneho tukagira imigozi yo kwanika imyenda, walikuwa na hizo kamba za kuanika nguo. yagera kuwa gatanu Ikifika Friday, abadamu bose bo muri icyo gipangu bakabwirana ngo wamama wote wa plot tujye dufura kuwa gatanu n'indi minsi, tuwe tunaosha nguo siku zingine. kuko ejo kuwa gatandatu Yasipi ntaziga, Saturday Yasipi atasoma, tuzajya kubyuka rero tutakuja kuamuka iyi migozi yose yuzuye imyenda. hizi kamba zote zikijaa nguo. Mwamwumvise uwo ari we? Mmemsikia? Yasaga umugisha, Bwana kubariki, yasaga umugisha. Bwana kubariki. Reka ndekere aho, Acha niachie hapo. nsabye aba bana umugisha mu by'ukuri, Naomba baraka kwa watoto kama mzazi, kandi ni ukuri tubasabye umugisha. tunaombea baraka Abavandimwe babo bari Canada, wa ndugu zake wa Koyu Canada hariyo Alpha, na Alpha, Ingabire Anne Ngabire na Omega. na Omega pia mnamjua. Bantumye ngo Wamesema tubahe impano, tuwape gift, hanyuma iyo mpano alafu hiyo gift twayihaye bariya bana tumeipea watoto hao, tayari bamaze kuyitanga. wamepeana hiyo gift, Ariko bantumye gutyo, lakini wamesema tupeane. hanyuma rero amagambo yanjye mureke nyahinira Maneno yangu acha niachie hapo, ariko ndamushimira, lakini anashukuru hanyuma n'umugisha nawubasabye, na baraka tunawaombea mukomeze mbasengere, na nitaendelea kuwaombea. abanza basengera Hao wanawaombea abana n'uyu mukwe wa hata ya mkuu arabizi iyo nkumye isengesho nari mwohereza, anajua nikiomba na transfer sengera abana kandi nawe urimo, na yeye bado yuko ndani kwa umuntu watoto. urafite abakobwa bafite n'abahungu, Ukiwa na wasichana, wakiwa na vijana ngo na familia, turagukunda cyane. tunakupenda sana. Asante. Haleluya. Amen. Amen. Sifa kwa Bwana. Amen. Sijui nitaanzia wapi, lakini mimi nina furaha nyingi zaidi ndani yangu. Mke wangu ako hapa. Bwana asifiwe. Amen. Ninapenda mke wangu. Hilo ndilo jambo la kwanza. Amenifikisha mahali nisingefika. Amekuwa akiniambia niko na marafiki wengi hapa Nairobi. Haleluya.
wakati nilikuwa Kampala, yeye ndiye alinitangulia kuja hapa, kwa maana tulikuwa na watoto wetu walikuwa hapa, nikamtuma yeye kahudumie, kwa maana amepata na chance ya kwenda Canada kusoma. Bwana sifiwe. Amen. Akawa kiniambia nimepata rafiki wengi, tuko na kanisa, wengi wao tulikuwa tukiongea kwa simu. Kuna pastor jana tuliongea, tulisalimiana naye siku ya Jumapili. Alafu kusikia vile anaongea, nikasikia yeye tulikuwa tukiongea naye. Kuna wakati alikuwa akinipatia marafiki ongea nao kwa simu. Bwana sifiwe. Amen. Sitaeleza mengi, lakini tu nataka kumshukuru mke wangu kwa maana yeye ni shujaa, mtumishi wa Bwana, tena shujaa. Bwana sifiwe. Makofi mengi mazuri. Hata kwa hilo tu simamie hapo, lakini na washukuru nyote hapa. Mengi ameongea, lakini ningependa kuwashukuru. Mbona mkituhudumia, tumekula, tumekunywa, mlipika, enda kuchota maji, enda kutafuta kuni za kupika. Haleluya. Amen. Bwana wabariki zaidi. Asante. Huu ni wakati mwafaka. Nataka nipige jeki watoto wangu hawa. Nimepata kijana, msichana wetu huyu Yasipi. Mama amemwongelea kwa mambo mengi ambayo naye mimi pia najua, nafahamu pia. Bwana sifiwe. Huyu mtoto mimi nitakuwa nikimkumbuka kwa vile yeye ametupa heshima siku ya leo. Najua kuka hapa Nairobi, msichana akifanya kazi akasema mimi nitafanya harusi na siku hiyo mtakaa pamoja nami. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Sasa kulingana nilivyopenda, nataka nikawapeleki wengine waweza kupeana zawadi, na mimi nataka niwape zawadi kumbusho. Mimi na nyanya na mke wangu hali indirimbo nigeze kumbamo, kuna nyimbo umuririmbyi ari kuririmba avuga ngo akisema ngo umwana wemeye kugenda basize bagenzi be, mtoto anakubali kwenda akiacha wandugu zake, wemeye gusiga ngo inka yakamirwa, akaacha ng'ombe alikuwa akikamia maziwa. Iryo jambo naryitayeho cyane. Hiyo neno nimesikia sana. Ngo yemeye gusiga amata yanywaga, ameacha maziwa alikuwa akikunywa, ngo none baragiye. Haleluya. Ameenda, agiye neza, ameenda vizuri. Ntabwo nshaka yuko umwana wanjye, sitaki mtoto wangu azajya kukamisha nk'ukuriya mugabo aende mahali pa kutafuta maziwa. Niko mugabo yavuga ni kama hivi, wemeye gusiga ngo amata yakamirwaga, ngo amekubali kuacha maziwa. Sasa amekubali kwenda kutafuta maziwa na anaacha maziwa nyumbani. Huyo ni mwimbaji aliimba. Aba bana banjye urugo rwabo, watoto wao bomba zao na wapea ng'ombe, ikimasa si ng'ombe ya dume, amata ni ng'ombe ya dike na maziwa, alafu iko na mtoto wake, bagende bategure ndama yake aho iyo nka igomba kurara, baadaye mahali ng'ombe italala, mahali ng'ombe itakula majani, bitegure, alafu watafute majani ya kupea ng'ombe. Makofi mazuri, makofi mazuri mzee. Asante sana, asante sana. Nibyo nta bindi Imana ivuga. Ago neno moja mbili tatu. Bwana Yesu apewe sifa. Nina furaha jioni hii ya leo
sababu ya Mungu kufikisha wakati huu, ni kwa sababu yote tuliyapanga, lakini kutimiza ni Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ninashukuru sana kwa sababu haitakuwa rahisi, lakini Mungu afanye iwe rahisi. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kuwashukuru nyote ambao mmejitolea kukuja, ni kwa sababu ya hii harusi ya msichana wetu. Mmeifanya itakuwa ya fanaka. Bwana Yesu apewe sifa. Tunataka kuwashukuru nyote sababu msingekuja hatungekuwa na hii furaha. Msingekuja haingekuwa harusi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kukuja kwenu, kuacha kazi zenu, hatuchukulii kama ni jambo la kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Naitwa Eunice Wairimu Karwenji na nimeokoka na shiriki na kanisa la New Jerusalem Temple na ninaye bishop wangu hapa, nampenda sana. Bwana Yesu apewe sifa. Nashukuru Yasipi na Igirimana kwa sababu ya kuheshimisha wazazi wenu, kuheshimisha hata Mungu wenu, kwa sababu si wengi ambao mliozaliwa na wao ambao wamefika kufanya harusi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nyinyi mmeona hata kama uchumi uko chini, hata kama kuna changamoto, lakini mtaishi kwa kufanya ndoa mzuri ambao ni ndoa Mungu ameipitisha. Bwana Yesu apewe sifa. Mubarikiwe sana. Mubarikiwe sana. Muende na amani ya Bwana Yesu. Tena nataka kushukuru Mama Yasipi, ni wadika yangu kiumri na ninampenda sana. Mama Yasipi na Baba Yasipi, mbarikiwe sana, kwa sababu nyinyi ndio mliwaonyesha mlango kwa njia ya Mungu. Mbarikiwe sana. Biblia inatuambia tuwaonyeshe watoto wetu njia za Mungu, na watakapokuwa wakubwa hawatapotoka. Bwana Yesu apewe sifa. Uchukue hizo baraka zote Mama Yasipi. Hujawahi choka, umewashikilia kwa maombi. Nimekuona kwa chumba cha kuomba mara kwa mara. Ni kwa sababu ya kufanikisha haya mambo, kwa sababu si kupanga tu, lakini tukimhusisha Mungu naye ndiye amefanya ikakuwa vizuri hivi. Mama Yasipi, mimi kama rafiki yako ambaye tumeandamana na wewe, nimekuona sana, hata ukinitembelea kwangu umekuwa mama wa rafiki yangu. Ubarikiwe sana. Ninayo maziwa kidogo ya kukupanguza jasho ya kulea. Kina mama, kulea si rahisi. Kulea msichana kama huyu afike hapo, huyu mama si rahisi. Haitakuwa rahisi. Mimi yangu ni kumpongeza huyu mama. Amen. Bwana Yesu akulinde na kuongezee nguvu. Endelea kuwaombea. Barikiwa sana. Amen. Asante sana Eunice. Ikiwa kuna mwingine anaweza kupeana zawadi, Mama Yasipi anaweza rudi. Amen. Nafikiri mnanijua nyote. Na yule anijui labda ni mmoja kwa mia. Naitwa Pastor Mary. Huyu mji yako kwangu, hata pahali popote tukitembea, mimi naendaga nikiambia watu mimi ni pastor ya mji yako. Na ninashukuru sana, ninampenda sana. Siku ya leo imekuwa kubwa kwa sababu ya hawa watoto wangu. Ninawapenda sana. Ninajua Yasipi, ninajua na kijana yangu. Hata ni vile tu nimezaa huyu, kwa sababu ya huyu mimi ningekuwa hapa. Amen. Amen. Sababu ninampenda sana na anajua hivyo. Amen. Lakini ninawashukuru wote. Tunawaombea baraka ya boma yenu. Mungu aijenge zaidi, aisimamishe kabisa mpaka Yesu arudi, na Mungu awabariki. Huyu mama tumeomba na machozi mengi sana tukiombea hii harusi. Na siku ya leo na mimi nataka akunywe kasoda kakupanguza. Kakupanguza machozi. Leo ni siku ya kushukuru. Amen. Tumelia tukiomba. Akunywe kasoda karudishe ile machozi. Amen. Makofi mazuri. Kiwa kuna mwingine iko na zawadi, sijui neno moja please. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeokoka siku ya leo, na mtukuza Bwana. Amen. Ningependa kusema ya kwamba Mama Ushindi ama Yasipi tunavyomuita
Mama Yasipi amekuwa mama wa baraka kwangu. Amen. Tumekuwa tukiomba pamoja kwenye chumba na kwa njia hiyo pia tukakutana na Yasipi na sasa amevuka hiyo ng'ambo. Mimi bado ni msichana na zawadi hii nilikuwa nimemletea yeye. Amen. Na ninatukuza Mungu kwa sababu yake. Ninamwombea kila laheri na Mungu ambariki. Asante. Makofi mazuri. Kwa ndugu peana zawadi mkielekea hapa wakipiga picha. Tena tunasema karibu sana na Mungu awabariki. Unaweza mkaketi. Hata nyinyi pia mnaweza mkaketi. Acha niombe pande hii ya mzee aruhande kumuhungu mutabukiano hanyuma araza kuvuga ise umwana muhaguruke mwifotoza ifoto y'umuryango w'urwibutso abafotora ifoto bamuje kurura ruhande. Amen. Acha tupandishe tunyoshe mikono sisi wote. Tunashimira Imana kuri uyu mwanya. Tunashukuru Mungu kwa muda huu wa baraka sana. Tunakumbuka wakati mzuri tulikuwa nao. Tulikuwa na Mama Yasipi. Sikuwa najua atakuwa ndugu. Tulikuwa naye akiwa marafiki. Kwa baraka akapata kijana kiasi hii, kijana mzuri hivyo. Lero ndashima urwego rw'umuryango. Anashukuru kwa niaba ya familia wa Mugura. Kuna wale ambao wamemzaa kimwili, lakini yeye bado anamsimamia kama mzazi. Lakini tulipoongea amesema yale umefanya hata kumea hapa, tutaendelea, tutaongea na tutaishi na tutatembeleana. Hiyo ni baraka kubwa. Yeye Bigirimana na Yasipi na yeye ni mzazi wenu, atawashauri kama watoto wake, atawapigia simu, mtaongea. Naombea baraka, na baraka inatoka kwa wazazi, iko na kitu ya muhimu sana. Hakuna kitu kinatoa baraka. Baraka huwa inatoka mahali patatu. Natoka kwa Mungu, anapewa baraka na wazazi ambao wamemzaa, anapewa baraka na uongozi wa chachi. Hapo ndio kunatoka baraka. Yeye anasimama nafasi mbili. Anabishia heri. Baraka ya Mungu iwe na nyinyi. Na ile nimesema itakuwa. Mungu awabariki watoto zetu. Tutaendelea kuishi pamoja. Hapa kuna zawadi ambayo amewaandalia watoto. Picha ariko nta mpano ntoyibaho, ahubwo habaho ijambo ryiza rihere. Ya muhimu ni ile neno mtu ambaye anasema, lakini kitu inaweza kaisha, lakini neno bado haijaisha. Na nyinyi wote tukiwashukuru, nyinyi wote mmekuja kuandama na sisi, mmefanya vizuri, harusi nzuri. Tumekuwa sumati juu ya hawa wadugu Bigirimana na Yasipi, na mnasikia majina yao mazuri. Yule anayekuchukia huwa anakuita jina mbaya, lakini hao wazazi wameita watoto wake majina mazuri. Bigirimana, yeye yuko na Mungu, na yeye kijana yake mkubwa anaitwa Bigirimana. Hiyo sasa yote inaenda sambamba. Amen. Mungu asije kubariki. Asante sana Bwana wangu Bishna. Watakia kila heri. Asante. Arakoze cyane. Hanyuma rero muzeye mwiza, ndagira ngo data bambara
mazi yatemze yageze kure umunsi ucuye ikibu nagiraga ngo nimbuneme ndeba hano mbona Nsengiyumva ari wari ikijisho arambwira ati nibagira gutya uze kumbwira mpereze akanya nze kugira icyo nisabira ariko nanone bataragira icyo basaba nagira ngo ngusabe papa na mama nanone bongere batambuke hano baze hano abakuru bahaguruke nibazane iyo mpano abana bavuze ati harababashe kugera hano hari n'abatabashe kugera hano ariko dufite impano y'abatageze hano namwe abagenda mushobora kuja kure ndagira ngo nimugera mu rugo cyangwa mugeze ku musozi muze gufungura agaseke mugakoreho mwese muze kugafungura abana babafungiye muze kureba abajya barumuna bacu basigaye muze kureba abajya batabashe kuza hanyuma nabo mukabagereze mama nakitwarire ndagira ngo ababyeyi bombi nabo nibahaguruke ababyeyi bombi nabo nibahaguruke hagarara mama rero babashimire barumuna bacu baje murabizi bagiye ku ishuri ndagira ngo mugera mu rugo muze kubafungurira kano kantu nabo mukabahereze hanyuma nabo baze kumva uko ibirori bizaba bimeze mama nagatware ndagira ngo sabe pare na marene baze pare na marene muze namwe muzukuru ababyeyi baritanze bagiye amajoro bagiye amanywa bakoze imirimo myinshi ntacyo dufite twabahereza ariko nanone ndagira ngo muri bwa bumwe muri bwa bufatanye natwe mutwemerere dukorere kuri iyo mpano tubahaye murakoze cyane nakwisubira mu byicaro mwiza niba bamunemerera twahereza Nsengiyumva arakoze reka mvugira ijambo mpagaze muzeyi Kagirimana bakaramba inshuti nziza twashimye tukigera aha mu marebe kandi twashimye kucicara twashimye n'amazima ariko twashimye amazimano cyane kuruta uwacusimana niwe twashimye kuva mbere rero umusaza Nsengiyumva yambwiye ngo nimbona maze kutwakira tumaze gusoza ubutumwa ngo nze kuza kugira ngo nze kumubwira amakuru afite amatsiko ashaje ariko ndifuza kuko na wabo dukoni kaja kumubwira amakuru uko byagenze rero niyo mpamvu ngira ngo ubwire ngo baduha twadukoni twacu baca umugani ngo amazi yatemze ageze kure burije sinshaka ko umusaza aja kuryama tutarahagera hasigaye rero turabifuriza umugisha kuko babivuze turabifuriza kuko muzagaruka amarembo arakinguye iwacu nta myugariro ihari igihe cyose muzakenera urukundo igihe cyose muzakenera amaboko igihe cyose muzakenera imbuto muzazi ariko nanone kandi utaranasubiza nari ndi kumwe n'umusaza hari irindi jambo yagiraga avuge itoya umunota umwe gusa yego haguruke hari ijambo Haleluya amena Haleluya amena ntabwo ntinda rwose akanya gatoya by'umwihariko ndashimira abapasitori bose bari hano badufashije imirimo abapasitori bose baba b'icyace ntabwo bose ariko ari ab'icyace ariko cyane cyane mfite pasita wanjye rwose nubwo yaje yasa nk'ukererewe ariko ntabwo ari cyane pasita Gadi ndagira ngo uhaguruke uyu ni umushumba w'itorero nsengeramo yemeye kwitabira ibirori byacu rwose ndamushimira by'umwihariko
ndetse n'umuryango we baduteye inkunga baradusengeye rwose. Imana ibahe umugisha, murakoze neza. Awusezera yicaye, asezera ahagaze. Yego ariko ijambo ni iryawe. Ariko byose birashoboka, yenda ndabona uvuze ngo ube kuruhuka gato nta kibazo. Ngaho babana banje nimumbe hafi ntabane uze muruhukanire. Urakabyara Nsengiyumva, akabyara byacu, urakagira Imana bw'Imana n'abantu. uri guteruye uti natumwe hano umuryango wa Nsengiyumva bantumye muze kuzaniye umugeni wasabye, tinashimye ngeze kwireba abana bawe banakiye ndanezerewe. Uti ngeze hano nanone nsanga wanteguriye bingwa neza, uti wongeraho n'amazimano kaba karusha kandi ndabizi ese akabazo k'agatsiko ese ni iwawe kwa Nsengiyumva haba turiya tuntu twaka kuriya tw'utunyenyeri twiza turahaba, ariko abatoza bavuye iwawe. Yego kabisa, ko niko byagenze. Murakoze cyane. Noneho rero uti n'amazimano nayashimye, ariko sishima amazimano cyane, ndashima umutima wawe. Ibyo ni ukuri, ibyo ni ukuri. Habe na Laurenti icyashima cyane ni umutima wa Nsengiyumva, kuko umutima niwo uvamo byose. Umutima niwo uzuvamo abageni, haba mwatuzaniye, niwo uzuvamo inka n'ibindi. Rero uti bikaba bibaye ngombwa kugira ngo turangize, bikaba bibaye ngombwa ko utaha tuje gutanga raporo, tujya kuvuga amakuru, tuvuge uko twagenze, tuvuge uko twashikije umugeni yaduhaye gushitsa. Umwanya ugashitsa mwadukore twacu tugataha uragutangura. Mu by'ukuri nta kindi twakongera ku magambo ya Nsengiyumva, umuryango wa Nsengiyumva rubaga turabukora, tumerewe neza, twakunda ngo duhorane nawe. N'ubu turabisabye amazimano aracyari menshi, umutima ubakeneye, ubakumbuye, ubakunda rwose. Ntabwo uzarangira mwagira habe n'icumwe, mwagira habe na bibiri, igitaramo twagikomeza. Ariko rero hari ababyeyi bonsa basize abana bashaka kubasanga, ibyo birumvikana. Yenda hari n'abana b'abanyeshuri ejo bazaja no ku ishuri. Kubera iyo mpamvu iyi nzoga iguteretse imbere y'ishuri hariya mama, iyi nzoga ni inzoga y'imperekeza, ni inzoga wagendanye n'abasaza, wagendanye n'ababyeyi bose, kuko tumaze kubivuga, wagendanye n'abana, ugenda mu nzira ntibagire umuntu ubasomeje kuri iyi nzoga, nawe uyisomeho, mugende mufite umutekano wuzuye, kugeza no kuri muzehe Nsengiyumva. Ndatekereza ko yenda atari no iramugeraho, nawe asomeho yumve kumuvandimwe we Laurenti, kuko atahiye urutoki, uko amuzi, uko bamenyeranye, ariko atumeze. Ngaho ahasigaye udusubize muzehe Nsengiyumva, ubwire muti umuryango wa Laurenti wavuze ngo wishimye, wanezerewe ku mugeni wabahaye, ku byiza n'inka n'ibindi uzuba bagutezeho n'ibindi byinshi. Umudusubize cyane, ahasigaye mugire amahoro y'Imana n'urugendo rwiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ndagira ngo sabe mwese bicakinyabufura cyacu tw'ijuru, sabe umushumba Gadi tambukirana imbere adusabire ku Mana. By'ukuri urugo ruratangiye, ariko hari byinshi biba bisabwa n'ubundi mu rugo. Ndabasaba mu ijuru muhaguruke, hanyuma twumve umushumba akuvugira ijambo ku ruguma.
abasabe mwaguka wicaye nawe ugenda yicaye. Tusimame.